Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho ngiye ukibategurira nkanakibagizaho ndi Kedrick. Kuri inshuro tugiye kuganira kuri Kiyovu Sport. Wakibaze muri Kiyovu Sport naye makuru arimo, ese niki kiri kuvugwa muri iyi equipe muri rusange. Tugiye kurebera hamwe ibibazo iyi equipe ikomeje guhura nabyo nyuma yo gufatirwa ibihano na FIFA, dore yuko yaje kuba itandukana na bamwe mu bakinnyi bari basanzwe bari kuzayikinira, ariko ntibayikinira bitewe n'ibihano yaje kuba yafatirwa kubera yuko hari amadeni igibereyemo bamwe mu bayobozi bakoreraga iyi Kiyovu Sport. Wakibaza kuri iyi nshuro rero niki kiri kuvugwa kuri Kiyovu Sport nyuma yuko Kiyovu Sport yaje kuba yatanga ububasha cyangwa se uburenganzira ku bakinnyi bifuzaga kuyivamo. Ndavuga ku bakinnyi bayisinye ntibabashe kuba bayikinira bitewe n'uko yari yafatiwe ibibazo. Noneho hari n'undi mukinnyi rero waje kuba yayisinyira. Ibyishimo byinshi mu bafana ba Kiyovu Sport bati tugize amahirwe, tubonye umukinnyi w'icyamamare cyangwa se tubonye umukinnyi usanzwe umenyereye ibi bintu, ati wenda hari aho yadufasha ndetse hari n'aho yatugeza. Uwo nta wundi bamwita Sugira Ernest, yaje kuba yasinyira equipe ya Kiyovu Sport ariko ntiyakinishwa. Sugira Ernest yagiranye rero amasezerano ajya kungana n'umwaka umwe mu bigendanye n'imikino. Nicyo gihe yari buze kuba yakinira iyi equipe, ariko nyine wabyumvishe biza kurangira atayikiniye. Bityo rero Sugira Ernest hari byinshi yaje kuba yatangaza cyangwa se yaje kuba yaganira n'iyi equipe, ayisaba yuko bamuhereza amafaranga angana na miliyoni 5 ndetse n'amafaranga n'amezi 2 kugira ngo abe yatandukana n'iyi equipe. Gusa ibyo ngibyo iyi equipe ntabwo iri kubikozwa kuri iyi nshuro, ntabwo yifuza kuba yatanga aya mafaranga. Sugira rero Ernest yaje kuba yanakoroshya ibibazo, asaba yuko iyi equipe byibura niba itabashije kuba yamwishyura amafaranga yose, bamuha byibura amafaranga ahwanye n'amezi 2 bari cyangwa se amezi 2 bamubereyemo. Ariko ibyo nabyo Kiyovu Sport ntabwo iri kubikozwa kubera yuko ngo nta mafaranga ifite. Wakibaza rero Sugira yaje kuba yabigenza ate? Yaje kuba yashyira ikirego muri Ferwafa yifuza ko yarenganurwa, ariko bitagenda neza, akaba babaye batamwishyuye, akaba nanone yakomeza ikirego cye ku rwego mpuzamahanga rwa football uyite FIFA. Aho niho yahita akomereza ikirego cye mu buryo bwo kugira ngo akemurirwe ikibazo. Wakibaza uti se iyi Kiyovu Sport noneho isigaye ite? Kiyovu Sport isigaye mu mazi abira kubera ko kuri iyi nshuro abakinnyi benshi rwose bamaze kuba bayivamo ndetse babonye n'andi ma equipe berekezamo. Nakubwira bamwe mu basore basinye rimwe n'uyu mugabo Sugira, nakubwira ko hari nk'uyu musore bita Kedi Nsanzimfura, uyu yamaze kuba yatandukana na equipe ya Kiyovu Sport, ndetse nakubwira ko na Bilizelic yaje kuba nawe yatandukana ni equipe ya Kiyovu Sport. N'uyu Josephine Nshimiyimana yavuye muri equipe. Bivuze ko rero iyi equipe iri mu mazi abira cyangwa se twavuga ngo iri mu murongo utukura, kuko dore ko iyi equipe bishobora no kuba byatuma imanuka mu cyiciro cya kabiri, kuko iri muri danger zone, ihagaze ahantu habi cyane, hahandi umwanzi aba kwifuriza kuba uri. Ese nk'iki ubuyobozi bwa Kiyovu bwo buri kubitangazaho nyuma y'uko aba bakinnyi bamaze kuba bayivamo? Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport nyuma y'uko butanze ububasha cyangwa se uburenganzira ku bakinnyi, bwavuze ko nta mafaranga bufite bwo kuba bwakomezanya n'aba bakinnyi, kimwe n'uko abifuzaga kuba bavamo kugira ngo kariyeri yabo itangirika nyine
bagiye batangira kugenda bayivamo gake gake kugeza ubu ngubu, aho n'uyu twafite ngo Sugira Ernest wari usigayemo nawe asabye kuba yatandukana n'iyi ekipe mu rwego rwo kugira ngo ayorohereze. ngayo nguko amakuru ari muri Kiyovu Sport. Iri mu murongo utukura cyangwa se iri muri danger zone, ntabwo bimeze neza rwose, ntabwo bimeze neza. Ndagushimiye wabanye nanjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano nta kintu usabwa no gukanda subscribe. Ibiganiro byo nakagaruka, Atravista tuze gukomezanya mu yandi masaha ari imbere.